Umwaka w'imikino navuga ko ntabwo wagenze uko twifuza kuko Rayon Sport uko mubizi ikipe muri uru Rwanda imenyereye gutwara ibikombe, imenyereye gutsinda, imenyereye gushimisha abakunzi bayo haba mu Rwanda haba no hanze. Ni ukuvuga kuba bakane muri shampiyona tukaba aba gatatu muri igikombe cy'amahoro ntabwo ari imyanya yacu tumenyereye. Ni ukuvuga ko bitagenze neza uko tubyifuza, ariko ibyo ngibyo byaduhaye isomo. Turimo turiga, turimo turagenda dukosora ibyatumye tugira iyo myanya. Nayo mpamvu twicaye tumaze gusinya amasezerano, kuko Rayon Sport cyangwa se umupira w'amaguru cyangwa se ikipe isaba ubushobozi, isaba organisation, igasaba ubushobozi. Muzi ko Rayon Sport nta handi ikura uretse ku bibuga. Andi makipe hafi ya yose ahabwa amafaranga na leta, ibyo turabizi. Abafite ubushobozi, twebwe rero ni ukwikura mu bakunzi bayo, ni ku bibuga. Sezishize twari mu cyorezo cya covid, nta bantu bazaga ku bibuga, na bake baje imikino mike ya nyuma hazaga 50%. Ni ukuvuga ko nta bushobozi twagize bwo kuba twarema ekipe nziza ngo dushaka abakinnyi beza bahangana babereye Rayon Sport. Ingaruka niyo myanya twagize, ariko nshimira n'abakoze akazi. Nubwo twagize iyo myanya, ariko ari abakinnyi, ari staff, ari ubuyobozi, twakoze ibishoboka byose, twaragerageje, twatanze icyo dufite, nubwo kidashimishije ku rwego twishimira. Kuko wabigereranya na sezo yindi yashize twabaye abakarindwi muri shampiyona. Ibyo biragaragara ko tugenda tuva mu bibazo tubishakira ibisubizo, tugenda twegera ibihe twifuza. Ndizera ko icyorezo cya covid kizagenda burundu, bityo tugatangira umunsi wa mbere wa shampiyona twarakoze recruitment nziza, nk'uko abafatanyabikorwa ndetse n'abafana bazabigiramo uruhare. Tugatangira abafana bacu baza ku bibuga, bityo tukizeza abafatanyabikorwa nk'abo twasinye, abakunzi ba Rayon Sport, ko umwaka utaha tuzakora ibyiza kurushaho bibashimishije, kuza mu myanya ya mbere twifuza no gutwara ibikombe. Ariko ibyo byose tugomba kubitegura ubu ngubu. Turi mu gihe cy'igura n'igurisha ry'abakinnyi, turi mu rugamba, tugomba gutegura ekipe izatwara igikombe n'ubu ngubu. Niyo ntambwe ya mbere ikomeye, nyuma hakazaho ibindi, ariko intambwe ya mbere ni iyi ngiyi turimo. Icyo nicyo nagusubiza ku mwaka w'imikino ushize uko wagenze, ariko turarwana ko utaha uzaba mwiza kurusha. Uyu mwaka w'imikino dusoje, mbere yuko twinjira ku bigiye gukurikiraho ndetse n'ibyo murimo murakora ubu ngubu, kuko ndatekereza barebara binyotewe cyane. Rayon Sport, ubuyobozi na Rayon Sport nka ekipi, twavuga ko ni umwaka wabagoye bingana iki? Niki cyari kigoranye kurusha imyaka yose yari itambutse muri iyi sezo dusoje? Icyari kigoye cya mbere ni iki? Kuko nemera ko mu bintu byose abantu bakora ku isi hagomba kubaho ubumwe, gushyira hamwe kugira ngo mugere ku ntego. Ni nacyo nakunze kugarukaho muri interview zanjye, mu byo mbwira fan club, mu byo mbwira bagenzi banjye dukorana, no gushyira hamwe. Kuko Rayon Sport ni umuryango. Rayon Sport nitwe tuyigize. Ikintu cya mbere rero
gushyira hamwe byagiye biza kuko isubiye inyuma gato hari igihe habayemo tubazo mu muryango ibyo bibaho. Tugenda tugerageza gushyira hamwe ariko ntibyagera ku kigero, ni process. Icyo ni kimwe cyagoranye. Cya kabiri birumvikana iyo mudashyize hamwe ingaruka zivukamo n'izi, ubukene buzamo kandi rimwe mugomba gutunga ki no gukorera hamwe bikagenda bitaza. Icyorezo cya COVID-19 nacyo kiduteza ibibazo, abantu ntibaza ku masitade. Ibyo byose ni ibibazo twagiye tugira, kandi Rayon Sport nk'ikipe nkuru navuga ko iri mu zihenze mu Rwanda kubera abakinnyi yifuza, kubera organisation, kubera n'ibindi. Ibyo rero byagiye bidutera ibibazo, ariko nanone tugenda tubishyira ku murongo ku buryo ubu tuvugana umwaka tugiye gutangira ibihe bimeze neza kurusha uko twari tumeze uwo mwaka ushize. Yego. Yeah. Hanyuma reka twinjire muri iyi sezo, murakoze kuduhereza ishusho ya Rayon Sport ya sezo yari itambutse. Twinjire muri uyu mwaka w'imikino mwatangiye no kwitegura. So far ubu none turi gukora interview. Rayon Sport ubu none imaze gusinyisha abakinnyi bangahe, recruitment mumaze gukoraho nizingahe ubu none President? Twifuzaga ubundi kuzagira igihe cyo kubatangaza, kuko ni byiza ibintu byacu, ubuyobozi buriho twifuza gukora ibintu biri ku murongo, ntitwifuza guhubuka mu bintu, twifuza kugira ibanga tugakora ikintu mu gihe cyacyo. Ariko yenda kuko ukimbajije ndakubwira ngo baragera nko muri bangahe. Yego. Reka mbibuke. Yego, nta kibazo. Perezida arimo arabara. Baragera muri batandatu. Ubu none bamaze kuba batandatu. Hafi aho. Yego. Turacyakomeza. Bashobora no kuziyongera. Baziyongera rwose, baziyongera. Hanyuma gusinyisha abakinnyi birajyana nabo bafatanyabikorwa bagomba kuzabafasha muri rusange kugira ngo aboneke icyo kinjira muri equipe kwizunganira ibyo abafana batanze. Uyu mwaka w'imikino hari abafatanyabikorwa mwari muri kumwe, uyu 2021, 2022, 2020, 2023 muri baba mwari muri kumwe, hari abo muri buze gukomezanya Perezida? Wa mbere tuzakomezanya ni Skol tuzakomezanya. Undi wa kabiri ni Canal Plus nk'uko mwamaze kubibona, tuzakomezanya. Ahubwo dushobora no kubona abandi bashya, turacyari mu biganiro. Ukurikije abari mu biganiro ubu nonaha ugateranyaho n'abangabo umaze kumbwira, ubwo twari no kuri Canal Plus yo tumaze gusinyana mu kanya gato gatambutse, murateganya ko bashobora kuza kuba bangahe? Hejuru ya 3, hejuru ya 4, hejuru ya 5 cyangwa ni hagati aho? Tugize Imana kuko ikintu utarashyiraho umukono ntabwo wavuga ngo iki ni icyanjye cyangwa se ni kontra utarashyiraho umukono. Yego. Ariko nkuye nk'urugero nk'akarere ka Nyanza nako kari twarasinye kontra igatangirana n'ukwezi kwa 7 umwaka wa ingengo y'imari, ubwo nawe we twarasinye turamufite, ubwo ariyongera kuri abo tuzakomezanya. Ariko hari abandi bagera muri 3 nabo turimo tuganira, ibiganiro bigeze nko kuri 60-70%. Twizera ko hari icyo bizatanga. Icyo nicyo nagusubiza, wenda ibiganiro biragenda neza, dushobora kugira Imana nabo bakaza, ubwo baje bose bakongera kuri 3 baba 6, haje 2 baba 5, haje 1 baba 4. Cyangwa se hakaza n'undi waza utari muri abo twaganira cyumweru kimwe nawe akaza. Kuko ubu Rayon Sport icyo nakubwira nuko ni brand nini cyane, companies cyangwa abashaka gukora bifuza gukorana nayo, gukorana nayo ku buryo noneho n'irihe ubu ngubu ni byiza. Bajyaga
ibiganiro bitagenda neza cyangwa se bidindira kubera ko nta bantu bajyaga ku bibuga, nta visibilité, ariko ubu ngubu dushobora kugenda tukajya mu giturage, dushobora kujya ku masitade tukuzura. Rero nta cyatangaza hagize undi waza muri iyi minsi, kuko bose barifuza, hari abagenda batubaza bumva bifuza ko twakorana. Yego, bifuza gukorana na Rayon Sports. Tugaruke kuri uyu mufatanyabikorwa mumaze gusinya mu kanya, Canal Plus. Twamaze kumenya ko amafaranga yari yatanze sezishize uyu mwaka agiye kwiyongera. Sinzi niba muri buze kuma amount amafaranga tukatubwira nangahe tandukaniye he na sezo yarishize, twinjize indi Canal Plus igiye kubona iki kisumbuye, Rayon Sports igiye kubona iki kisumbuye ku cyari gikorwa gihari, ko niba amasezerano yavuguruwe hari biba byiyongereyemo, hari n'ibyo mwakuyemo. Urambabarira, hari icyo ntaza kugusubiza uko cyifuza, kuko kontara ni ikintu kiba hagati y'abantu babiri mukagira uko mucyumvikana. Amasezerano yacu na Canal ntitwifuza kuvuga ngo amafaranga ni 15, ni miliyoni 200, miliyoni 5. Ziranditse zirahari, ariko harimo ingingo ivuga ngo ni ibanga ku mpande zombi. Icyo rero nk'umuntu wasinye kuri kontara ndacyubaha, ntacyo nakirenzaho. Icyangombwa gusa navuga niyo mikoranire, kuko niyo wumvise iyo tuzakorana wumva ko harimo akamaro. Ayo mafaranga yanditsemo kubera impamvu zacu tutifuza kuvuga, hari icyo azakora, azadufasha kurokirita abakinnyi, urumva ni azagira akamaro. Ubwo rero icyo tuzungukiramo ni uko ayo mafaranga azadufasha haba muri recruitment, haba no muri ubuzima busanzwe bwa ekipe. Ariko nabo nka Rayon Sports ifite abantu benshi bayikurikirana, ifite abantu benshi bayikunda, abafana benshi, kubambara ku ikabutura ni ikintu cyari gisanzweho, ariko ni cyiza kubera ubwinshi bw'abantu muri business zabo. Kuba ibirango byabo biri mu masitade, Rayon Sports yakinnye amasitade aruzura. Kuba hari Canal bigaragara ko ikorana na Rayon Sports, kuba bica kuri social media abadukunda bakabibona, kuba bica kuri televiziyo yacu, kuba bivugwa, ibyo ni ukuvuga ngo abakunda Rayon Sports bose bakunda Canal, ku buryo ibicuruzwa byabo, produits zabo, abakunzi bacu bazajya bazigura. Tunashishikariza ko bajya bazigura kuko ni umufatanyabikorwa wacu, aho naho izahungukira, bityo habeho kunguka ku mpande zombi. Ikindi ni uko imikoranire tuzaharanira ko igenda neza, kugira ngo ubutaha wo gusinya umwaka umwe tuzasinya imyaka 3 cyangwa 4. Ni nacyo twaganiriye na mugenzi wanjye, umuyobozi wa Canal Plus Rwanda, ko ubu tugiye gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo inyungu zigaragare, bityo ubutaha tuzasinye imyaka myinshi, ndetse n'amafaranga agenda yiyongera. Kuko ku myaka ibaye myinshi n'amafaranga ariyongera. Hanyuma hari ubufatanye muherutse gusinya na Raja Casablanca, hari n'ibiganiro twamenye ko mwagiranye na Young Africans. Aba bo ku bijyanye na za recruitment murimo murakora, turi buze kubona akaboko kabo muri abakinnyi turi buze kugeninga muri rusange muri Rayon Sports y'uyu mwaka, nk'uko twe twabibonye na sezi ishize. Rayon Sports ibona abakinnyi bari bavuye muri Raja Casablanca. Raja Casablanca kontra yo twarayisinye irahari, amasezerano twarayasinye umwaka ushize, harimo gutizanya, akuyemo byinshi. Harimo gutizanya abakinnyi, guhanahana, kugurisha ku mpande zombi, harimo twita capacity building, kuko hari ibyo twabigiraho nabo hari ibyo batwigiraho, harimo gukina imikino ya gicuti. Ibyo byose amasezerano yarahari, ndetse umwaka ushize muzi ko yari yatangiye, nubwo hari hakiri muri covid, hakagira abakinnyi baje bakadukinira amezi bakasubirayo. Ubu naho ni hamwe muho dushobora gushakira amaboko yo kubaka Rayon Sports, kubaka ikipe ikomeye. Aho ni hamwe Young twagiranye ibiganiro, turaganira,
ariko nta masezerano yanditse. Harimo imikoranire, ibiganiro biracyakomeza, nabo twifuzaga ko twajya duhana inararibonye muri football, mu kubaka ekipe ya football, harimo gukina imikino ya gicuti. Ibyo nabo ni ibiganiro by'abantu b'inshuti b'abavandimwe bo muri Tanzania, ariko nta masezerano yanditse twasinye, ariko nabo ibyo byose birashoboka, kuko icyo twifuza ubuyobozi bwa Rayon Sport ni ukwagura amarembo, ni ukusanga abandi bakurusha inararibonye mukaganira, ni ukujya kuvoma ubumenyi, ni imikoranire, bavuga ngo nta mugabo umwe. Ibyo byose rero turabishyiramo imbaraga, uretse nabo hari n'abandi tugishakisha ku mugabane w'i Burayi no muri Aziya, nabo ngo turebe ko twagira na partnership. Ibyo byose tujye tugenda twubaka ekipe, kuko mu myaka iri imbere turagenda twiyubaka, kuko si ugushaka abakinnyi gusa baza ngo bakine shampiyona, ibyo twabikoraga ari amaburakindi. Hari no gushaka n'abandi bagenda bazamuka, kuko umupira w'amaguru wabaye football, harimo kurera, harimo kugurisha, harimo ugakuramo n'ayo mafaranga, kuko ekipe igomba gutekereza uburyo yatekereza nayo ko yabyaza umusaruro abo bakinnyi. Ibyo bibaho urabizi. Rero turimo turashaka abo bose ku buryo mu myaka itaha dufite akademi Nyanza irimo abana bakiri bato, turagenda turokwita n'abandi ubu ngubu muri Rayon Sport bakiri bato bazazamuka, ushobora kugenda uha amahirwe yo kujya gukina muri ayo makipe, babagura, bajya gukora stage. Ibyo byose biri muri gahunda yacu turimo dutegura. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, mwari mwatwemereye ko tugerana muri rusange. Hari ubutumwa mufite buri ku mutima wanyu mwifuza guhereza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mubinyujije kuri televiziyo yanyu mwishingiye perezida? Nububahe nta kibazo, umwanya n'uwanyu. Icya mbere ndagira ngo nshimire abakunzi ba Rayon Sport. Kubera iki? Kuko tujya ku buyobozi bwa Rayon Sport twasanze umuryango utameze neza, ariko ibyo bibaho, nta gikuba cyacitse. Icyangombwa ni uko twahise twumva ko tugomba kugaruka mu nzira nyayo y'ubumwe, yo gushyira hamwe, yo kubaka Rayon Sport yacu. Mu bihe bikomeye twari turimo bya kovide, byo kutatsinda, ibyo ngibyo ndabibashimira, kandi nkabashimira umusanzu wabo batanze mu kumva ko iyo nzira yo gushyira hamwe, yo gukunda ikipe ariyo yonyine yatuma tugera ku ntsinzi. Ndabashimira inkunga yabo, baradufashije, mafani club, umuntu ku giti cye, inama zabo zaradufashije nk'ubuyobozi. Icyo ndakibashimira. Ndabasaba imbabazi ko tutatsinze ngo tubone igikombe. Twarabyifuzaga, nk'ibyo navuga ngo turacyifuza, ariko ntibyashobotse. Ibyo bibaho, ariko hari intambwe yatewe kuva ku mwanya wa 7 ukaba wa 3 muri Coupe de la Paix, ukaba wa 4 muri shampiyona. Mu bibazo bikiriho, turizera ko nidukomeza iyo nzira, umwaka utaha ibikombe cyangwa igikombe bishobora kukibona. Niyo ntego. Ikindi ndabizeza ko ubuyobozi mbereye ku isonga tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dukorere mu mucyo, twubake Rayon Sport yihesha agaciro, yubahwa. Rayon Sport ni ikipe ikomeye mu muryango ukomeye, yubahwa. Ibyo mbisubiremo, yubahwa nkuko twebwe natwe twubaha amakipe, twubaha inzego zikuriye federasiyo n'iki, ariko natwe Rayon Sport yubahwa. Ibyo ndabibijeje, ibyo nzaharanira. Kandi noneho Rayon Sport ishaka ubushobozi yikuyemo, abafatanyabikorwa bakaza nyuma, kuko akimana kazi muri hisi. Nkabizeza ko muri ubwo ibyo turimo dutegura byose, gukora ayo maproje, gushaka amaboko hanze, ariko kugira ngo Rayon Sport tuyubake ibe kipe. Za Young Africa hirya ahangaha, za Simba zigeze ku rwego rwiza,
ntabwo duturusha abafana benshi. Ibyo rero turaharanira gushyiramo organisation. Rayon Sport umuntu wese yiyumvamo tanga ibitekerezo amenye ibikorwa nta bwiru bubamo. Ndateganya mu kwezi kwa karindwi kurangira kwa munani guhamagaza assemblée générale n'abakozi b'amafani club tukabereka ngo dore twakoze ibi, umutungo waje n'uyu nuko wakoreshejwe, twakoze ibi, nimutugire inama, tubake ibitekerezo, twubake zitaha. Icyo nicyo nabizeza tuzabikora mu mpera z'ukwa karindwi ntango z'ukwa munani tutaratangira pre-season kugira ngo dukomeze. Rayon Sport si y'umuntu, niya abayikunda bose baba mu gihugu baba hanze. Ibitekerezo byabo turabyakira nk'uko twakira inkunga zabo z'ubufasha. Ibyo rero ndasoza mbabwira ngo ubu tugiye gutangira sezitaha, inkunga yabo y'ibitekerezo turayikeneye, inkunga yabo y'amafaranga cyane cyane muri ibi bihe turimo turagura abakinnyi, turashaka noneho kubaka ikipe itangiye, turashaka kurangwa na professionalisme, imikorere igezweho. Ibyo byose byinshi ariko tuzagerageza kubikora. Ibyo tuzaba tutararangije, abazaza igihe tuzaba dushoje bazakomerezaho, ntabwo bazatangirira abafite fondation, kuko twe twicaye mu biro turi abambere kuva amateka ya Rayon Sport, twe twicaye mu biro. Ubu rero uzaza azaba afite ibiro yicayemo na gahunda iriho yakurikiza n'aho yahera. Ibyo rero baze dushyire hamwe, baze dufatane mu nda, twubake Rayon Sport yacu. Turashaka ko guhera umwaka utaha isubira ku rwego rwayo, tukajya muri competition za Afurika. Ni icyifuzo kandi twifuza kujya mu bikorwa, baze tubiharanire. Hasigaye ndabashimira inkunga yabo, dukomeze dukore twubake Rayon Sport yacu. Katubashimire cyane, ubwo tuzagira n'umwanya wo kongera kuganira namwe noneho mugiye kutwereka ba bakinnyi, utari kumbwira ngo imibare ni iyi ngiyi, icyo gihe uzaba uri kumbwira ati izina niri ngo turabiteganya kuko ni umuhango dukora. Turanateganya no mu minsi iri imbere kuzakora Rayon Day, umunsi mukuru wa Rayon Sport, tukerekana abakinnyi, tukagana abatoza, tugakina match, tukabereka ibyo turabiteganya bitari kera tuzabibagezaho. Reka tubashimire cyane Perezida. Murakoze. Akoze cyane ku mwanya wanyu. Murakoze namwe.